Right, bayitse You and I yitwa Calum Scott. Hanyuma rero YouTube channel nimwe rukumbi yitwa Easy Life Talk Podcast. Twagiye sasa, genda ukore subscribe. Ahari ndi kurota iri joro, ahari umutima wanjye usukuri kwa nyako yo. Ati buri cyifuzo cyose natanze n'ubundi nisanze kikungaruraho yo. Ati wa munsi ndeba mu maso hawe ijuru ryarambonekeye yo. Nkaho buri nyenyeri yose yakaga insaba kukugarukira yo. Nagerageje guhisha ibyumviro ngufitiye, narihishe bikomeye bishoboka byose n'ukuri pe. Ariko urukundo rufite uburyo bugenda rwiyexposa rugasenya inkuta nubatse kugira ngo wishe kumukunda yo. Ahari n'ibintu byagenwe, wenda nijoro ryarabyanditse ko dukundana, ariko hari ikintu cyagumye kimbwira ko isi yanjye yose yamye ari wowe yo, cyangwa nakubereyeho. Ati wowe nanjye rero saza, imitima ibiri iterera rimwe nk'injyana yo mu ijuru yo, igenda usana ubugingo bwacu uburyo bumwe. Ati wowe nanjye, ati bisa nkaho ukwezi kwaduhurizaga hamwe. Ati muri bibazo na buri joro iteka namye nkuri ruhande yo. Ati siniramuka inaciye ikagenda mba amagambo neza witonze, ikajya muri wa mwijima tutabasha kubona, ariko urukundo rwanjye ruzahaguma kandi ruzaguma ari ruzima kubwawe ngukunda. Right. Ati wowe nanjye sasa narindi bababwira ngo Easy Life Talk Podcast. Ati niyo YouTube channel yonyine mwasanga ibiganiro by'urukundo, imibanire, uburere ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe n'akantu ku kandi, inama z'umunsi n'ibindi. Ati kumana nawe iri joro rwose, ati nshaka ikintu cy'ukuri, ati sinigeze nizera mu buziraherezo, ati kugeza mbonye ko ubuziraherezo ari wowe. Ati amaboko yawe niyo nita mu rugo, ati ijwi ryawe ndarikunda cyane yo. Ati iyo ndi kumwe nawe ni ikintu ntagurana ibindi bintu byose. Ati ijuru inyenyerize yo. Alright, nagasobane please, nagasobane habo naho hogenda ukoremo subscribe, hanyuma mureke hantu twatwike koko. Alright, ndashaka ko tuzuza 30,000 kandi tukabyuzuza vuba bitarenze ukwezi kwa kane. Ibyo ntago rero ntabyiyizaho ntabafite, niyo mpamvu ugiye kubwira inshuti yawe nayo ikabwira inshuti ye, hanyuma bakaza bagakora subscribe ku Gasobane Plus na Gasobane Hub. Ariko hari indi YouTube channel yacu nziza cyane ishyiraho ibiganiro byiza byo mu mutwe, ibiganiro by'imibanire, uburere, urukundo ndetse n'ibintu byakugirira umumaro mu buzima bwa buri munsi. Alright. Alright. You and I. Umva amagambo neza witonze. Umva amagambo neza witonze. Ati wowe nanjye rero sasa. Alright. Ati ejo nibitamuka bidakunze, ati n'inyenyeri zikanga gukura, ati n'ubundi nzagumya mbona urumuri rwawe muri buri mwijima nzacamo. Ati kabone n'isi yaturambirwa, byose bikagenda bitwangiza, ariko urukundo ruzahora ruriho muri njyewe nawe yo. Amagambo meza y'urukundo. Ati wowe nanjye, ati n'abamarayika bararira yo. Ati ariko ijuru ntiryahakana urukundo rwacu. Ati ubundi uru rukundo ni rumeze rute, rurimo ibiki? Ati wowe nanjye. Alright. Ati muri mu gihe rwagiye, ati n'ibintu byihe byose bikagenda bitambuka. Ati ujya wibuka mu mutuzo ko iteka yo.
yari wowe na you and I is Life Talk Podcast. Wegenda ukore subscribe urebe utuntu wibonera, sibyo? Ciao ciao.